Muraho neza abakunzi ba Iyungure TV ndabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe, mbashimiye ko dukomeje kubana, nawe niba uri mushya karibu mu muryango. Duherukana ku gice cya 11 mama amaze gupfa, ese byagenze bite? Tubane. Muganga amaze kutubwira ko mama yashizemo umwuka, twamusabye ko yareka tukajya kumureba. Twarinjiye, twageze mu cyumba, twaramusanze turamuhamagara, mama byuka, ariko yanze kutwitaba. Mama yarananiwe cyane, umunaniro wamubanye mwinshi, anarwaye, yarasinziriye yirirwa gukanguka. Twararize cyane, ariko Karirosi yaratubwiye ati reka tuvugane n'abaganga turebe icyo gukora. Yarasohotse, yavuganye n'abayobozi b'ibitaro, abasaba ko bareka bakamushyira muri morgue tukazaza kumufata nyuma y'iminsi 3. Baramwemereye, hanyuma yaragarutse aratubwira ati natwe tugomba kugenda tukajya gushaka aho turara burije. Papa ariko yabuze imbaraga aramubwira ati oya. Karirosi aramubwira ati nta yandi mahitamo ahari ni ukugenda. Hanyuma twinjiye mu modoka turagenda, twageze aho tugomba kurara, twinjiye mu cyumba, twari tunaniwe, dushonje n'agahinda kenshi, twaguye agacuho. Jye na murumuna wanjye twarasinziriye cyane, ariko Karirosi ntiyigeze aryama kuko yari ari kuri gahunda yo kudushakira ibyangombwa byihuse kugira ngo twambuke igihugu. Papa nawe ntiyasinziriye, ariko nk'umugabo nubwo ataramenyereye aho hantu, atahazi, yirwanyeho. Yabyutse kare, yagiye ahantu kuri resitora, abasaba ubufasha, ababwira ko afite ikibazo gikomeye, bityo bagomba kumutiza telefoni agahamagara. Nabo ntibamugoye, barayimuhaye. Yahamagaye ako kazi ahantu Bruno yakoreraga, yitabwe na sekreteri, aramwibwira, amubwira ko akeneye Bruno. Yamubwiye ko Bruno yatashye ntawe uhari, ko azongera guhamagara mu gitondo. Papa yaramubwiye ati ndakwinginze, ni ikibazo gikomeye, shaka uburyo bwose wakora uduhuze kuko iyi telefone nshobora kutongera kuyibona. Telefone zacu Bruno yari yarazitwatse kandi yarazijimije. Sekreteri yaramufashije, yahise ahamagara Bruno kuri telefone, aramubwira ati so gukora gukeneye byihutirwa. Undi nawe atazuyaje ati mpuza nawe tuvugane. Hanyuma baravuganye, papa ati mbabarira mwana wanjye. Bruno ati papa ndakwinginze mbwira ahantu muri, nicyo kintu nkeneye muri aka kanya. Papa ati byabaye byose ni amakosa yanjye, sinabaye umubyeyi mwiza ku bana banjye, nijanditse mu mafuti kandi nyareba, nakabaye narabihagaritse bitaragera kure. Ariko ndagusabye wirengagize ibyabaye byose, utabara abana banjye. Birashoboka ko njyewe utakongera kumbona, ariko nzi ko uri umugabo mwiza kandi ushyira mu gaciro. Bikorera urukundo, gira amata gukunda. Karirosi yamugize imbohe y'icyaha yamukoresheje, ariko ndakubwiza ukuri umukobwa wanjye ni inyangamugayo. Nta muntu n'umwe yigeze ahemukira kuva akivuka kugeza uyu munsi. Yabaye mubi umunsi ahura na Karirosi. Aragukunda, ariko icyaha yakoze kimutera kumva yaguhunga. Bruno ati papa ndakwinginze mbwira ahantu muri, mpa aderesi y'ahantu muri. Papa yarayatse arayimuha, yarangije aramubwira ati abakobwa banjye mbashize mu maboko yawe, kandi uzabafashe gushyingura mama wabo mu cyubahiro, kuko njye nabaye ikigwari. Yahise akupa. Bruno nawe ati papa, ariko undi yari yagiye. Bruno yahise acanganyikirwa, yahise ahamagara sekreteri amusaba ko yahagarika gahunda zose z'akazi yari afite mu minsi 3, ko azaboneka ku munsi wa 4. Hanyuma natwe aho twari turi, numvishe umuntu ukomanze, nahise njya gufungura, nsanga ni Karirosi. Yahise yinjira arambwira ati mu munsi umwe turaba tubonye ibyangombwa, nzanye imyenda kugira ngo muhindure iyo mufite maze kwandura. Namuteze amatwi ariko numva nta kintu na kimwe mfite kumubwira. Yaranyegereye arambwira ati gira amata, ndabizi ko ibi bintu bigoye, ariko ihangane bizarangira.
yamfashe mu biganza arambwira ati ndagukunda, ibi bizashira kandi twongere twishime. Naramwitegereje ndamubwira nti Carlos, ndakwanga n'umutima wanjye wose, iyo nkurebye numva naruka. Yahise ankubita urushyi, nahise nitura ku gitanda araniga, ariko murumuna wanjye yahise akomanga, undi nawe yahise andekura ajya gufungura. Murumuna wanjye yahise yinjira avuga ati ndashonje, nkeneye ibyo kurya, numva mfite inzara. Carlos yahise amubwira ati ndasohotse ngiye kubishaka, mu kanya ndaba mbizanye. Murumuna wanjye yaraje aranyegera ambwira ati ni ikihe kibazo? Namubwira ati nta kibazo, ahubwo fata imyenda aho ngaho wigere urebe ko igukwira. Hanyuma y'ibyo nabonye papa akomeje gutinda, natekereje ahantu yaba yagiye kuko ntahazi, nta n'amafaranga afite. Kuko papa yakundaga kwandika, nahise ntekereza kujya kuri resitora yari hafi aho, nabonaga hari udusanduku tw'iposita, nahise njyayo mbabaza niba nta rwandiko rushya rwaba rurimo. Bagiye kureba barusanzemo, bambwira izina ririho kuko yari yasize yanditseho izina ryanjye. Naricaye ndarusoma, yarambwiye ati gira amata mwana wanjye, urabizi ndagukunda, ariko sinigeze mba umubyeyi mwiza kuri mwebwe. Ibyabaye byose ni njye wabiteye, ariko ntega amatwi. Ndagira ngo wizere Bruno, umubwire byose utamuhishe. Niwe rufunguzo rwonyine ruzagukiza Carlos. Nakomeje gusoma, amarira yahise amanuka, numva ikiniga kiranyishe. Hanyuma y'ibyo numvishe umuntu inyuma yanjye ufite ijwi rinini ry'umugabo, yarambwiye ati kuki wakoze ibi? Narahindukiye, mukubise amaso nsanga ni Bruno. Ndagushimiye ko twabanye, duhure mu gice gikurikira.